Sport iri muri Kiyovu ivuga iti niba uwitwa Sharifu Bayo afitanye ikibazo n'ikipe ya Kiyovu, ese nitwa profita iyo situation tukaba twamuzana? Niba uwitwa Richard Kirongozi nawe atishimye muri Kiyovu, nitwa profita. Abo n'abakinyi babiri bivuga ko Rayon Sport nabo yatangiye kugenda ikurikirana situation y'Iburayi, niko bavuga Iburayi bakoresha terme nziza bati ikibekera ngo amwitabi ngo n'umusazi, nyamara muri kampa Rayon Sport ameze neza, gutanga ibitego byabaho ushaka kuba udashoboye, ariko kugitangira ukamugereranya na ba Kwizera Olivier. Kwizera Olivier nawe sininje mu buzima bwe, ariko niba turi abanyamakuru rwose ushaka gusesengura umukinyi ashaka gutandukana n'ikipe mu mahoro, akaba yatandukana na Rayon neza nta kibazo, ashobora kuba adashoboye atari kuri calibre y'ibyo Rayon Sport imwifuzamo. Ibyo n'umunyamakuru abyemerewe. Nanjye nkaba navuga ni ntabwo uyu mukinyi ari kwitwara neza, ariko kugereka ibindi ukabeshya. Mbaye umuhamya w'uyu muzamu, naganira n'abantu bo muri Rayon, nganira na benshi, yaba mu buyobozi yaba abarimo bakozi basanzwe, barambwira ati uyu muzamu ni ntungane rwose. Na si ntungane, ariko ibyo by'amatabi ibyo by'urumogi. Ubuyobozi bwa Rayon Sport bwari bufite gahunda yo kubonana n'uyu mugabo ku makuru nakiriye, ariko ubuyobozi itabonana n'umutoza Julien Mete, ahubwo byimuriwe mu cyumweru gitaha ko bagomba kuganira nawe championnat isojwe. Naye nabararitse ndababwira ni uyu mugabo agomba kuganira n'ikipe bakamenya future ye, ariko amakuru mfite nuko uyu mutoza agomba kuguma mu ikipe ya Rayon Sport. Hari bamwe bamushaka, abatamushaka bavuga bati ntabwo umusaruro wabaye mwiza, abandi nabo bati habaye ikibazo cyuko nta bakinnyi yari afite, abakinnyi baragiye, abarimo ba Ojera, Barwatubyaye, abo Baruvumbu n'abandi benshi bagiye bagenda. Uyu mutoza rero amakuru ahari rwose nuko ibiganiro hanini no gukomezanya n'ikipe ya Rayon Sport. Ese uramwemera ntumwemera Julien Mete gukomezanya n'ikipe ya Rayon? Ubwo aho rero ni ku mutoza Julien Mete rwose amakuru mfite yizewe kuva muri Rayon Sport nuko uyu mugabo agomba kugumana n'ikipe mu bihari. So nanjye ku giti cyanjye anga muri Simigaruko live tuvugamo ibitekerezo uko tubona ibintu, ntabwo nanjye njya kure yo kuvuga ngo uyu mutoza nta bakinnyi yari afite. Yego nawe hari ibyo gukosora, hari ibyo gukosora. Twagiye tubona nka match za PL gupanga ikipe nabi n'abakinnyi rimwe na rimwe ntibabihuze, ariko yarageragezaga, yagoragozaga abakinnyi baba bencher afite. Ariko ku kantu ka panic, ku kantu ka pressure, nanjye nkaba navuga nti kavaho rwose, no kureba uburyo kakosoka rwose kagahinduka. Muri rusange kuri uyu mugabo bita Julien Mete, uyu mufaransa uri gutoza ikipe ya Rayon Sport. Ubwo ibindi yasinya atasinya kabisa bizadesirwa n'ubuyobozi, ariko amakuru mbahaye wowe dukurikira nuko uyu Julien Mete azaguma mu ikipe ya Rayon Sport. Nta gihindutse, mu cyumweru gitaha baraza kujyana ibiganiro nawe barebe niba ashobora kongererwa amasezerano, ubwo hazabamo no kumvikana. Ariko jewe ndavuga ni ahagumye nta kibazo, nta kibazo. Ni umuntu waje mu kwezi kwa mbere, waje ikipe iri mu bibazo itandukana n'abakinnyi, arapfundikanya ku bakinnyi baba bencheri, nubwo nayo se excuse 100%. Bancheroti batoza ba bencheri za Real zigaperforminga, ariko ntabwo squad izo za Real ziba zifite ariyo Rayon Sport yari ifite abakinnyi bagaragaza ko bari ku rwego rwo hasi. Rero no mutoza Julien Mete nta gihindutse rwose, uyu azagumana na Rayon Sport. Muri transfer rero Rayon Sport yahereye kuri transfer za hano mu Rwanda akabisa. Aho ngaho harimo abakinnyi ahanini biganjemo abatonwa politiki ikipe ifite, ku bakinnyi basanzwe bakina shampiyona y'u Rwanda ariko b'imyaka mike. Abo rero baravugwamo umusore bita Hamisa Hakim w'ikipe ya Gasogi United. Uyu musore afite amasezerano, ariko nta gitangaza ko Kenisi yagurisha umukinnyi. Nabonye hari nabivuga ngo Kenisi kurekura umukinnyi babigoye. Abantu twibukiranye ko Bandekwe Felix baragiye, bakahita Jean Bosco baragiye, bankubana Mark bagiye bagenda, kandi abo bari bafite contract bakayivamo bakitwara neza. Ikindi abantu bati hari abareyo bati abo ba Hakimu Hamisi ba Muzungu ba Bugesera ntacyo badufasha. Nyaboneka mwibuke ko none se ubugingo Hakimu uri gukina Reyo yaturutse. Abo bamwireke vigiye bazaga muri Reyo se ntibari bavuye mu isonga. Ba Sefu ba Master mu myaka yabo, ba Meya ba
benshi kabisa Rayon Sport yagiye kuri abakinnyi mu isonga ari bato bakaza bagaperforminga neza kurusha wa mukinnyi witwa ko ari mukuru uza no muri Reyo bagiye baza muri Reyo bikanga. Icyo kintu tucyumvikaneho. Reyo yazanye ba Maxime, yazanye ba Imurani, izana ba Erive Rugwiro, izana bake abo bose baraza biranga. Ubwo rero niyo mpamvu Rayon Sport yavuze iti reka duhere ku isonga.